ngo sinzi imisatsi yakuze ndashaka kwisukisha. Mu by'ukuri hari uburyo uvugamo ikintu ukumva nyine niba nge navuga ngo bituruka ku mubyeyi wakureze, niba bituruka ku ntabwo mbizi. Mu mwanya wo gusaba gapito iri bugufashe kugira ngo ya misatsi ikugora ujye uyishyurira, cyangwa ushaka ikintu ushobora kuba wakora kizajya gikora ya misatsi uri gusaba. Saha iyo ngiyo ngaho ibazo urebe ukuntu bano bantu baba batwangiza. Saha iyi ngiyi nge nawe turakundanye n'urugero njya kuguha, sibyo? Unsabye imisatsi, unsabye iki, ndabikoze nk'uko byifuza, sibyo? Aho ngaho birangiye muteye inda, bibaye ngombwa ko tubyarana, siko bimeze. Bivuze ngo inshingano zizaba ziyongereye. Mu mwanya nakwitagaho cyane nzatangira kwita ku mwana. Ninangira kukwita ku mwana bizarangiye utangiye kunyanga, ubona undi muntu ugushyiramo iseni, siko byesitaye. Nubona undi muntu ugushyiramo ya mafaranga nk'uko bishaka, nawe bizarangira mubyaranye umwana. Usange ni ahantu mu buzima bwawe, reka tugeze wenda ukundanye n'abantu 5, buri muntu wese murabyaranye, ufite abana bangahe? 5. Base nibageze bate? Nibahuje. Ahubwo nge nkanjye ku bwanjye ndumva bibaye bishobotse, buri muntu wese ukurikiranye kino kiganiro ndasaba ubitekerezeho, kandi uko nakubwenge kandi gashobora kuba ari isomo rishobora kuguhindurira buri kimwe nk'uko wabitekerezaga se cyangwa nk'uko wabifataga. Ariko menye ndetse gato nsoze nakuretse urasoza, siko bimeze. Mu mwanya wo gusaba umusore amafaranga y'imisatsi, reka tubare karereka mvuge ngo buri kwezi urisukisha, buri kwezi imisatsi iri bujye ku mutwe ishobora guhagarara imitwaro 10, siko bimeze. Kuki amafaranga utamusaba byibuze haciyeho nk'umwaka mumenyanye? Imitwaro 10 se harimo miliyoni n'imitwaro 20, miliyoni n'imitwaro 20 ni havamo gapito ishobora kuzamurira ubuzima, ikaba yahindura ubuzima bwawe. Mu mwanya wo kumusaba ubwo buseni, sinzi ngo byagenze gutya, transport ngiye kwa mama bimeze gutya, wamuganirije mukicara mukaganira, ukamusabamo gapito ishobora kuguhindurira ubuzima, nawe ubwe mu gihe yagize cya kibazo ukaba wamufasha, wagira ikibazo akagufasha, mwabyara umwana mukamufatikanya mwembi. Bivuze ngo umunsi azaba atakiriho waramenyereye kumusaba, kuko aho kakanya nje nagomba nkwita nk'umuntu w'umukozi, ubu uri umusabirizi niko nabyita. Aramutse yitabye Imana nta kintu yagusigiye ushobora kuba wakora, bivuze ngo ni hahandi uzatangira ukate gutya. Nka kakaganiro kashize twaganiraho impamvu abana bari kuri street ari benshi bicuruza ubwonko, nicyo cyabaye ikibazo. Izo sene usaba umusore ngakwishyuriremo saro, akwishyuriremo inzara, akugurire foni, wakihangana ukajya kuri matushi mu gihe kingana n'amezi 6 ukamubwira ati turundanye sene, nawe ukamwereka byibuze. Ubundi hari akantu nabonye mu Rwanda, umwana w'umusore ugiye kumusaba ubufasha nta n'inyinya yakwereka, nta kintu ufite uri butangirireho. Byibuze niba uri kumwaka 500 ni urugero ngiye kuguha, byibuze uba ugomba kuba ufite desa nawe gushyiraho turuwasi, kandi ukaba ufite ikintu kinini wifuza gushyika kuri, sibyo? Nk'ubu nge saha ngiyi hari abasaza nzi bashatse abagore babo, abasaza bakora amafaranga bakiri abasore, bamaze gusaza kubera ko bavunitse kare barehereza abagore babo amafaranga y'igishoro. Saha ngiyi abo basaza nzi neza, ndabazi, turaziranye benshi, bafite amazu abishyura abafasha muri buri kimwe. Abagore babo kubera ko babahaye igishoro bakora binjiza, nibo batunze ya miryango. Bivuze ngo mu mwanya wo kuvuga ngo nshaka boyfriend unyitaho, ahubwo vuga ngo ndashaka boyfriend ufite ubwonko bushobora gutuma nge nawe dufatikanya. Kimenyesha nimba narakuriye iwacu gakurira iwanyu, inyigisha abanyigishijemo ni iyindi ku yawe, kandi nutujya gukundana hari ibyo tuzemerana. Kandi nkanjye umugore ugiye kugukunda biransaba kugira ngo mworohere kuruta n'ibindi byose, kuko njye nimba nakoroheye nta rugo tuzaba dufite. Uzaba uri hejuru yanjye, njye nzaba ndi hasi yawe. Ikimenyesha wowe ufite gutegeka jewe, ushobora kubyuka gitondo cyakaro kambwe ati ngiye kugushaka,
ariko sinshaka umugore ukora. Ibyo byaraciwe yewe. Umva yewe. Hari abandi bantu bafite data batwumva n'abadukurikirana murakoze, ariko ndashaka tumenye neza ngo kabe mu Bugande kabe mu Rwanda, si buri mugore wo mu Bugande ngo arakora, si buri mugore w'u Rwanda yubatse ngo arabyuka akajya ku kazi. Hari abagabo bafite amategeko akavuga ati je umugore wanjye nazakora nzagukorera nimpfa ubuzima buzaba bureba napfuye, ariko nyiriho nuzakandagira ku kazi. No muri Uganda hano harimo ubuzima bumeze. Naguciye mu ijambo, uwo muntu uvuze gutya bagukoreye neza. None se ko mana naraciye mu kugukunda, ikimenyesha mfite kukorohera. Ninja mu kugukunda ukambwa ati sinshaka umugore ukora, ntabwo nshaka gukora nzemera. Ntabwo nemeranywa nawe. Namwe mu bitere muri comment. Data ndashaka mu bitere muri comment mudukurikirane mu byumve neza. Niba nararongo umugabo akaji wacu akagenda kanywa akambwira stop hop, sinshaka gukora, nagurarara inzara, nurabura umwenda wo kwambara, nurarwara ngo upfire mu nzu. Icaro ureke gukora. Njewe nzabyumva kubera yuko nzaba naje mu buzima bwawe kugira ngo unegeke numvikane nawe. Nta mpamvu yo kubyuka mu gitondo cya kare naburaye nabwiriwe nabuzaho kuryama ngo sinshaka gukora, usanga ngo jewe nagiye kujya gushaka akazi sinzabikora, je sinzabibasha. Umuntu nkunda nambwiye ati sinshaka gukora nzabyemera. Cyiza zabashoboye kundebera harimo kukubwira ngo sinshaka gukora ntacyo yashoboye. Icyo nshaka kubaza ni iki ngiki, ese umugabo waramutse akubwiye ngo ntabwo nshaka yuko ukora, wowe bishobora kugushimisha? Abaye andeberera byagushimisha? Byabaye andeberera. Ubundi se ikindi niki, abana ngiye kumubyarira, abana bariga bararwara akabavuza. Ubuzima nshaka arabumaye. Ubu isene zanjye kwera imbyutse mu gitondo cya kare mwirirwa ku nzira nkora, ni mu iduka ry'umuntu aramembe imitwaro 10 iyo yandeberera ubuzima bwanjye bwose.